Turi Karuruma ahabereye impanuka ikomeye cyane ahazi nko mu Cyoga ngo ni mu mujyi wa Kigali. Urenze Karuruma ubwo uvuye kuri umuhanda uvanye Cyonga werekeza i Nyabugogo, hanyuma ukigera Karuruma ugahita uzamuka umuhanda w'igitaka uzamuka ugana aho bita mu Gashyushya. Ukigera mu Gashyushya rero hari ikiraro gihari kabisa ngo ni ikiraro cyangiritse cyane nkuko abaturage bagiye babivuga. Hanyuma imodoka ya Bralirwa ikaba irimo kwambuka kuri kino kiraro, hanyuma igahita igwamo hasi. Ariko kubw'amahirwe nubwo iyi modoka yangiritse cyane, shoferi yakomeretse cyane bikomeye ariko nta kintu yabaye. Abaturage bo muri kano gace bavuga yuko rwose bangakishijwe no kuba kino kiraro cyarangiritse bitewe nuko ari ikiraro cya kera kandi ngo gishaje, ndetse ngo bafite impungenge ko umunsi umwe rwose hari imodoka izagwamo hanyuma abayirimo bose bakitaba Imana. Dore rwose kiraro ngiki kuri screen yanyu murabona ko rwose abana barimo kugica hejuru, urabona ko n'umwana ashobora kugwama akaba yanapfa. Urabona ko nimba bazikuyeho nguko uko kiraro kimeze, aho neho rwose imodoka yanyuze. Hepfo gato niho imodoka yaruboke hanyuma ihita igwamo hasi, igwamo yubamira nashwanyagurika mu buryo bukomeye cyane, ariko umushoferi arimo yangiritse gusa ntabwo yigeze yitaba Imana. Umuturage umwe yatubwiye yuko iyi modoka yanyuzeho hanyuma isa nk'ahagarara gatoya imaje guhagarara, shoferi abwira konvayeri ngo agenda ashyireho ikigingi. Ubwo nivuga ikigingi mwumve, ubwo nivuga ikigingi wumve ibuye. Konvayeri arangije avamo agiye gushyiraho ikigingi, imodoka ihita isubira inyuma. Bivuga yuko iyi modoka nayo yari yacitse feri, hanyuma ikimara gusubira inyuma igera kuri cya kiraro gitagishwanyagurika. Kimaje gushwanyagurika nibwo iyi modoka yise yituramo hasi igwamo yubamye nkuko murimo kubibona kuri screen yanyu. Ni imodoka Daihatsu itwara amakaziye, ubwo nimvuga amakazi mwumva ko ari imodoka itwara ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, akaba ari imodoka itwara ibintu bya Bralirwa. Abaturage rero bakaba batabariza abantu banyura kuri kino kiraro ndetse nabo ubwabo n'imodoka zanyura, bavuga yuko isaha ku isaha rwose kino kiraro gishobora kuzabateza ibibazo bitewe nuko ni ikiraro kibi nkuko urimo kubibona. Urabona ko nimba abana barimo kugica hejuru abaturage bagira gute, urabona ko isaha ku isaha umuntu ashobora kuhagira gute yagwamo hanyuma kikaba cyateza ibibazo bikomeye cyane. Iki cyuma umuntu gitambitse hejuru nito yambukiranya kuri icyo kiraro, naho hari hasi mubona naho imodoka yaguye rwose ikaba yamanutse hasi mu ntongo, kuko hari icyo twakwita nk'igiferege kirekire, akaba ari igiferege kimanura amazi kiyavanye ruguru ya za Jari. Mu gihe cy'imvura rwose niho hamanuka amazi akamanuka yerekeza za Karuruma agamije kugira ngo agere mu Kagera. Kugeza amagingo rero twavuye imodoka batarayikuramo ndetse na shoferi twaka bajyanwa kwa muganga, ariko twavuye batubwira yuko bagiye kuzana imodoka iri buze kuza kugira gute kwizamuramo. Nganye nguko rero bano baturage bakaba batabaza bavuga yuko rwose kino kiraro isa ku isa gishobora kubangiriza ubuzima, dore ko rwose ngo mu gihe cy'imvura kiba kinyerera imbaho zavuye nkuko murimo kubibona. Rwose ngo imodoka zinyuraho usanga rwose hamwe harangaye, ahandi hafunitse, ahandi hameze n'izandi hameze nabi, mbega kugira ngo imodoka itagwamo abaro bwa burimbe. Nganye nguko rero ngibyo biri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nka Karuruma. Ndinacyari Nyabari Obedi nkuko bisanzwe, nayo ngi ni isoko y'amakuru warutize amatwi. Obi Time News.